Oh yes, twongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda Kiyo TV. Nkuko mubibona rero hano dufite umwacteur wa Danger, njyewe nka Kiyomba natembereye kugira ngo mbarebere ibintu bya Danger. Namusanze kuri set rero ari gushutinga filimi, ntababwiye izina, we nibiba ngombwa ari buze kubibwirira. Rero reka tumwakire kugira ngo tumenye byinshi kuri we. Karibu. Murakoze. Nitwa Kabaka n'ibisanzwe kubanzi mu rugo nitwa Rukara. Murakoze. Ya Kabaka ngira ngo rero murabyiyumviye bamwita Kabaka. Kabaka rero we nk'umwagiteri naje nsanga kuri set turi kwa actinga ndabikunda cyane. Rero gira nk'icyo werekana Abanyarwanda nk'akaroro ryo actinga kakakuryohera cyangwa se nyine gira wowe icyo wereka Abanyarwanda muri rusange. Jewewe munyamakuru dore kancanira Dore bagacana guca comedie. uzi ko kano kantu buriya rero n'ikigero hano nyibona muri televiziyo filime y'Abahinde. Yewe data nakabonye biteze Isa. rero wenda igihe wenda umudanaje no mu kigono cyawe kuko amakamba bumaye rero kagana gakiza Yakase akabakita microphone dore bagacana gutya urumva wamara kugacana rero ugiye kuvuga kugira ngo amajwi yawe yumvikane neza ukiyegereza hano ku muntu. ubatavuze wakora iki wakora iki igihazi naho nkuko mubibona muragira ngo ndiye yansekeshe imbavu ze na guturika n'umukomediye gacanisha abana b'ikigali basetsa. Aha ore nuko bagacana Kabaka. Ya ngira ngo ngayo nguko rero murabibona no mwa acteur wa Danger. Njewe nageze kuri scene yiwe ndacanganyikirwa ndavuga ati se mu Rwanda haracyari impano nk'izi ngizi za Danger, ati se kuki abantu nk'aba ngabo batazamuka, ati se nyine abantu bafite amafaranga kuki batabona ahantu ho gushora kweri. Kabaka rero nk'umwacteur hari ibibazo bike nakubaza kugira ngo ugire nyine icyo ubwira Abanyarwanda. Aricyo byagutwara? No problem, mbaza ntacyo. None se Kabaka wowe ni nk'izihe mbogamizi nyine ubona uhurira nazo muri aka kazi? Imbogamizi? Yeah. Imbogamizi kayi nyinshi mwana wanjye. Hari ubu ngubu imbogamizi iya mbere. Sibyo? Ukuri set yanjye. Abantu numva ati kuzabwira umukinyi ati vanga Karongi uze gukina i Kigali. Ikintu kigoye cyane. Ikindi buriya kuri set kodesha kamera n'ibintu bigora cyane. Cyo kucyumva? Ndikubyumva cyane. Ikindi buriya kubona megabyte zo kwa uploadinga rero. Ya ngayo nguko rero ngira ngo byinshi Kabaka yabisobanuye. Rero njewe nk'umunyamakuru nagize amatsiko menshi cyane nyibona Kabaka, ndavuga ati mu Rwanda dufite talent nyinshi, mu Rwanda dufite abantu benshi bashoboye ariko nyine kuzamuka biba byaragoranye. Ndavuga ati se hari abantu benshi bafite amafaranga babuze aho kuyashora, hari aba diaspora benshi nyine baba bafite amafaranga ariko bavuga ati se twayashora he. Nje Kabaka nabonye ari umuntu wo gushoramo. None se Kabaka watubwiye imbogamizi uhura nazo ni iki noneho cyangwa abahibano nyine ufata nk'aba role model wawe muri sinema nyarwanda? Imbogamizi zo nazivuze. Role model rero mu Rwanda nawe mfite. Nipfa ndiye bura mfite role model wo muho hanze. Bita Official Kuwani. Tuzimba muzi. Ndamuzi. Mu Nigeria. Ya. None se nko watubwiye nyine imbogamizi uhura nazo kuri set yawe. None se nko kuri set yawe watubwiye kamera irakugora. Ese ufite team y'abakinnyi bangahe muri rusange? Abakinnyi mfite? Ya. Mfite abakinnyi 12. Ase abo bakinnyi kuri set nyine ubona ubahandoringa nyine batakugoye wenda mu bintu bijyanye nko kubagaburira n'ibindi nyine ibikoresho wenda bakenera muri? Oya kubagaburira byo n'undi ntago byabura kugora. Ibintu bikomeye cyane kubona nta kazi ufite, kubona amafaranga wenda ya shoot igiye kugaburira kuri shoot ibiryo n'ibintu bigoye cyane. None se wowe ni nk'iki kintu utekereza nyine cyangwa wifuza nyine wenda kugira ngo n'iki kiganiro n'umuntu uzakibona cyangwa nyine hari abantu benshi wenda bavuga ati ngiye mfite imana ariko nyine mfite amafaranga ariko nabuze wenda ahantu nyashora. We ni nk'iki wabwira Abanyarwanda kugira ngo nyine nk'ikintu bifuzamo muri rusange? Ikintu nifuza muri rubanda cyangwa se mu bantu bo hanze sibyo waba uri umukire buriya
niba waba uri umukene pe yego. ufite ikintu wamfasha kandi kikanshimisha sibyo ushobora kuma subscribe cyangwa se like Yego. ariko cyane cyane ndasaba abandi nk'abantu bafite ubushobozi kuba dutera nk'inkunga bangiye mbonye inkunga pe nakora ibirenze wanjye n'ubundi nyikubona nabonye ukora ibintu bya danje, nabonye ufite na timu y'abantu benshi, njye nabonye barenze na 12, sinzi wenda niba hari abari baje kuvizitinga sinzi, kandi nabonye nyine ibintu ukora ni ibintu nyine byiza kandi nyine birimo inyigisho za rubanda nyamwinshi. Rero wowe icyo usabwa ni ugukomeza gukora cyane, njye ntabwo naguca intege kuko nabonye ushoboye. Rero se hari nka video nyinshi tugenda tubona zicaracara ku mbuga nkoranyambaga wenda zivuga ngo kanaka yanze kumfasha, wowe nawe wigeze waprocinga ngo akwiryeho? Waprocinga zi shaka hari rwose ntago mentioninga se cyangwa inahamagaye Regis. Byagenze gute? Hamagaye Regis ntumbwira ati se Regis uramutse uti arambwira ati namutse neza kumva yego ubwo ati njyewe Regis rero mfite impano yo gukina film cyangwa se comedy yego arambwira ati kuyifite ni byiza pe yego ariko kuba ufite impano n'amafaranga ufite ibintu biri hasi yego yarambwiye ati rero kabaka shaka 50 nk'umuntu wenda nyine nza mbona kuri TikTok ariko utu video shaka senkani maze muhe urukini nayamuhaye ko ngiye burya warayamuhaye ndetse nyuma yo kuyamuha byagenze gute? Yakuriye byagenze gute? burya rero hano hanze abasitari wenda kuba ari umusitari n'umusitari pe ariko ikintu cyo kuvuga tumuha amafaranga mutahuye niyo mwanahura buke mugahura urayamuhereza akakwemera kugira ngo uzakine muri filime ziwe ashange iminsi 2 ahita kuboroka. Ubwo muri make yari uri kubashinza ko abasitari bahahanze ubunyangamugayo bwabo buri hasi pe bari hasi. None se ibyo bintu bikimara kukubaho ntago wigeze ucika intege wenda ngo uhagarare gukora wumve urihebye wumve ibintu byawe naho bizagera? Ntago byabura ko nafashe umwanzuro umwe. Nafashe umwanzuro ngo gushora amafaranga mu basitari ngo banzamure ntago ari ngombwa. Abo amafaranga yanjye nashora mu byanjye nzamura ibyanjye. Naho ni sawa, wafashe umwanzuro mwiza cyane. None se urumva wahemukiwe n'umusitari, ese nta wundi musitari mwigeze muhura byibuza ngo agukorere nk'ikintu cyiza wenda uvuga ati nubwo uriya yamemukiye ariko uyu nguyu we hari ikintu yamfashije? Twarahuye. Ninde mwahuye we akagira icyo agufasha? Nahuye n'umuntu bita Puisa. Puisa ndamuzi cyane, uriya wakinaga kwa Nyagiso. Uriya Puisa namwaprocinze mbwira kuntu ibintu bimeze, avuga ati ngiye Puisa mfite impano ya comedy, sinzi nimba wamfasha ntagetinga muri timu yawe. Mungu yarambwiye ati ngiye nta kibazo pe uzaze ukine ariko ushaka itike yawe. Ndakina mu inshuro zijya mu 10 ku ya 11. Yambwiye ati kabaka we kabisa urakora pe kaza mu itike biza bitakugoye. Umva nimba uri gukora iki kiganiro ndagushimira pe. Abantu bazakibona rero niba kataka kantu wenda bazakohereze Puisa nyine abone ko kaba kamushimira cyane, kandi nawe uzakireba munyarwandakazi uzagisharinga kugira ngo kigire ahantu henshi, kugira ngo uyu muco w'abasitari wo gutuburira abantu baba underground ucike. None se wowe ni nk'iyihe message waha abafana bawe cyangwa abanyarwanda muri rusange? Message nabahaze message nabaha ni ebyiri gusa. Yo naba nuko mwino minsi rero kwicona kabaka impaya ya timu yacu tugiye gukora cyane pe, mudufashe gusharinga. Ikindi kandi hano hanze mufashe mugenzi we nkuko yifashije.